kubara igice cya 24. Baramu yongera kabiri guhesha Abisirayeli umugisha. Baramu abonye yuko Uwiteka akunda guha Abisirayeli umugisha, ntiyagenda nka mbere gushaka indagu, ahubwo yerekeza amaso ye mu butayu. Baramu arambura amaso abona Abisirayeli baganditse nk'uko imiryango yabo iri. Umwuka w'Imana amuzaho aca umugani uhanura ati, Baramu mwene Bewori aravuga. Umuntu wari uhumirije amaso aravuga. Haravuga uwumva amagambo y'Imana, uwerekwa ishobora byose, uwikubita hasi akagira amaso areba. Ati, erega amahema yawe ni meza wa bwoko bwa Yakobo we, ubuturo bwawe ni bwiza wa bwoko bwa Isirayeli we. Burambuye nk'ibikombe, nk'imirima y'uburabyo yegereye uruzi, nk'imisago Uwiteka yateye, nk'imyerezi imeze iruhande rw'amazi. Amazi azatemba avuye mu ndobo z'ubwo bwoko, urubyaro rwabwo ruzabaho amazi menshi ari. Umwami wabwo azasumba Agagi, ubwami bwabwo buzashyirwa hejuru. Imana yabukuye muri Egiputa niyibujyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Buzarya amahanga bubereye ababisha, buzamenagura amagufa yabo, buzabahinguranisha imyambi yabwo. Bwarabunze buryama nk'intare y'ingabo, nk'intare y'ingore bwavumburwa nande? Uzabwifuriza umugisha wese awuhabwe, uzakuvuma wese avumwe. Baramu yikongereza uburakari bwa Baraki. Baraki akubita mu mashyi abwira Baramu ati, nagutumiriye kuvuma ababisha banjye, none ubahesheje umugisha musa aka gatatu. Nuko none mpungira iwawe. Nashakaga kugushyira hejuru nkaguha icyubahiro cyinshi, none Uwiteka yakubujije icyubahiro. Baramu asubiza Baraki ati, sinabwiye n'intumwa zawe wantumyeho nti, naho Baraki yampa ifeza n'izahabu byuzuye inzu ye, sinabasha gukora ibitandukana n'itegeko ry'Uwiteka, gukora icyiza cyangwa ikibi nihangiye. Icyo Uwiteka azajya ambwira nicyo nzajya mvuga. None ngiye mu bwoko bwanjye, reka ngusobanurire ibyo buriya bwoko buzagirira ubwawe mu bihe bizaza. Aca umugani uhanura ati, Baramu mwene Bewori aravuga. Umuntu wari uhumirije amaso aravuga. Haravuga uwumva amagambo y'Imana, akamenya ubwenge bw'isumba byose, uwerekwa ishobora byose, uwikubita hasi akagira amaso areba. Ati, ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ariko nta ndi bugufi. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isirayeli. Izagiriza inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi Abasheti bose. Edomu hazahindurwa, Seyiri naho hazahindurwa. Abaho bari ababisha b'Abisirayeli, ubwoko bwa Isirayeli buzakora iby'ubutwari. Ubwoko bwa Yakobo buzakomokwaho n'utwara ibihugu, azarimbura abacitse ku icumu bo mu midugudu. Yitegera Abamaleki aca umugani uhanura ati, Abamaleki bari abambere baruta ayandi mahanga, ariko ibya nyuma byabo bizaba kurimbuka. Yitegera abakene aca umugani uhanura ati, ubuturo bwawe bukomeye ubutavaho, icyari cyawe kiri ku gitare, ariko abakene bazanyagwa. Bizaba ryari? Bizaba ubwo Abisirayeli bazakujyana uri imbohe. Arongera aca umugani uhanura ati, ayiwe, ninde uzabasha kubaho ubwo Imana izakora ibyo? Ariko inkuge zizaturuka ku nkombe y'Ikitimu, zibabaze Abashuri, zibabaze n'Ababeberi, maze nabo bazarimbuka. Baramu arahaguruka aragenda ngo asubire iwe. Baraki nawe asubira iwe.